Wumvishe kubera iki si babyita ubusambanyi babwirwa n'iki katakoze mariage arega abantu benshi ubu ndetse n'ibintu bigezweho abantu basigaye bagenda bakikurira mariage rwihishwa aha Elen ashize hanze ko yifuje kubana na Aline Gahongayire asabye urukundo Aline Gahongayire ariko sirene ubwo rero mu by'ukuri abantu nibategereza yego nge sindi umuvugizi wa Aline Gahongayire sindi umuvugizi wa Murindahabi ahubwo abantu nibategereza abavuga butumwa abapastor abantu bari ku gisate cya gospel bari bakwiriye gutandukana n'abatwitsingirize ko nka Murindahabi ni umunyamakuru bariya ba Aline Gahongayire ni abanyamakuru kuri televiziyo y'u Rwanda ni abantu bafitemo nosiyo y'umunyamakuru ni abantu bakora itangazamakuru ariko si noneho nk'umuntu ugira gutya si umunyamakuru ntari no ku rwego rwa Aline Gahongayire ntari no ku rwego rwa Murindahabi ntari ku rwego rwa Pastor Mutesi araje asesenguye ibya Aline Gahongayire ibitumwa nibategereze icyo Aline Gahongayire we ubwe azatangaza ko nawe ntekereza ubu ntaravuga arindiriye ko bamutwika ubundi umuhanga arindira ko bamutwika kaza avuga ukuri hanyuma urumva ariko ngewe rwose ukuntu nkunda Aline Gahongayire n'indirimbo ze ngewe abayatwite nabishimira Imana ku mwana urije ibihe byiza aho uri mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi ndi kumwe na Prophète Olivier abari mu Rwanda tubahaye ikaze abari muri diaspora namwe tubahaye ikaze tugiye kuba twabagezaho zimwe mu nkuru zirimo ziragenda zivugwa muri iki gisate cya gospel ngize amahirwe yo kuba ndi kumwe na Prophète Olivier cyane cyane ko ari muri iki gisate cya gospel kandi muri social media turakwakiriye murakoze cyane yego wenda tutaratinda inkuru tuza kuba tuganiraho mu minota itari myinshi maze ukabagezaho ijambo ryahindura ubuzima cyangwa se ijambo rya gihanuzi ryatwinjiza mu mwaka wa 2023 ni imwe mu nkuru ya Aline Gahongayire cyane bizwi ko muziranye cyangwa se ari ukuntu mu muryango ibintu biri hafi cyane wenda nicyo ngira ngo tuze kuba twabaganiza hari ifoto Aline Gahongayire yapostinze kuri status ye ya WhatsApp ubwo nabibonaga nawe kandi ndabizi ko wabibonye iyo foto afashe kunda bigaragara ko yarari guca amarenga yuko atwite atwite iyo niyo tuza kuba tugenderamo kugira ngo tuze kumenya ukuri niyo mpamvu nazanye Prophète Olivier kugira ngo agende abidusobanurira ko ari umwe mu muryango wo hafi wa Aline Gahongayire cyangwa se banafite n'ukundi bafitanye ubundi bushuti burebure hari ibiganiro nagiye mbona Prophète Aline Gahongayire ibintu bikagenda neza rero toreka tubanze twakire abantu bari muri Canada Belgique Amerika Australia Burundi Congo Brazza abo bose tubahaye ikaze batari bafite amakuru arambuye kuri Aline Gahongayire wenda harimo abo byagiye bicumuza reka mbabwire ngo niba byaragucumuje cyangwa se byaranagushimishije nakubwiye ngo bahano noneho wishimire ukuri cyangwa se ucumurire ukuri ariko ntago twifuza ko wacumura Prophète turakwakiriye murakoze cyane gusa ikintu kintangaje no kuvuga ngo hari abantu bacumujwe no kubona yego ifoto Aline Gahongayire atwite aho gushima Imana se ahubwo yego ko yaba Imana imuhaye gutwita kubera icyo abantu bakumva ko ari ibintu byabacumuza kandi byagakwiriye kuba ari amashimwe gusa wenda icyo twavuga yego Aline Gahongayire ni umuntu w'umusitari yego mu ndirimbo zihimbaza Imana ziramye Imana yego kandi ni n'umuntu ukunda
ibintu bya sinema yego kandi ku mafoto agenda aca ku mbuga nkoranyambaga yose yego ubu nanjye nshobora kubyuka nashize nambaye amabere y'ibipupe yego nkambara n'iriya misatsi y'amantuza y'amaplante yego hanyuma nasiga na hano bigahita bigaragara ko nabaye iki umukobwa umutinganya ariko nkabikora yego ngamije kureba comment z'abantu yego wenda hari n'ikintu nkeneye ko mwiyo minsi izina ryanjye risakuza wenda tutarinjiramo aho neza reka tubanze tusobanurire abantu bashobora kuba babonye iyi nkuru ya Aline Gahongayire ari ubwa mbere. Ubundi Aline Gahongayire ubwo yafataga ifoto yiwe akayishyira kuri status ya WhatsApp pana Instagram, yafashe ashyira kuri status ya WhatsApp dore ko afite abanyamakuru bamwe na bamwe bagenda bamukurikirana kuri status afashe kunda. Bundi iriya foto nta muntu ujye yifotoza adatwite. Rero aho ngaho ashaka yayifotoza ni uburenganzira bwe. Njye nemeza neza ko Aline Gahongayire adatwite ahubwo yaratwitse. Aline Gahongayire ntagatwite ahubwo yaratwitse. Yego kandi abanyamakuru muranshimisha. Yego gutwita kwa Aline Gahongayire nge kuri jewe nkurikije ubuhamya bwe n'amateka ye yego yaba ari umugisha. Ego ko ndaza kugusomera zimwe muri comment nk'epfusha umwana we ntago ubyibuka. Yego nese nimba Imana ibayimushumbusha ikamuhundi ni ishyano ryaguye. Ariko abantu sinzi sikumbi uyu mwana niwe ibyaje no kuza aramupfusha. Aline Gahongayire nta mwana yari afite, yagaragaje ko afite umwana. Birashoboka ko yari afite undi. Yego ariko mu makuru yizewe nuko yagize ibyago, yabyaye umwana agira ibyago arapfa ndetse no mu muhango wo kumuherekeza nari impari. Yego so rero kuba Imana yabimushumbushika muhundi mwana yego je navuga ngo na amashimwe akomeye kuri Gahongayire ndetse no kubakunzi. Yego naho ibyerekeranye n'inzira zose yamutwitamo yego ni uburenganzira bw'ahubwo abantu bere kwinjirira ubuzima bw'abantu. Yego ni uburenganzira bari ko si kuba icyo abantu binjira uburenganzira bw'umuntu. Hoya iyo umuntu ari umusitari kuko wenda akimara gupostinga iyi foto kuri Instagram nako kuri WhatsApp umunyamakuru Elen Murindahabi yahise apostinga nawe. Ahubwo hari aho nasomye ngo bakeka ko iriya nda yaba ari ya Elen Murindahabi. Baravuga ngo ashobora kuba ari ya Elen Murindahabi. Yego kubera nkibaza abo bantu bavuga ibyo ngibyo Elen Murindahabi ajya kuryamana na Aline Gahongayire bari bahari bafite ayo mafoto ayo makuru bayakuye. Kubera iki se bavuga yuko ari ya Elen Murindahabi? Aya Elen Murindahabi we akimara kubona aya makuru dore ko Aline Gahongayire ari nawe wayoboye igitaramo cya Elen Murindahabi umunsi bwacyaga nibwo iyi foto yahise ikwirakwiza ahantu hose. Aline Gahongayire akimara kuva mu gitaramo cya Dorcas na Vestina kuko ni nawe wari wakiyoboye ahita ashyira ifoto hanze. Buretse gato none se Aline Gahongayire yatwitiye mwakira gitaramo cya Dorcas na Vestina inda yahise ikura. Urabona ko iriya foto yacicikanye igitaramo kirangiye. None se ariko Mana yanjye abanyamakuru muratwika. None ni ukuvuga ngo Aline Gahongayire yatwitiye mwakira gitaramo indi hitikura uyu munsi yayishize hasi. Yarayifite ariko nge sinzi niba ari ya Irene we yafatiye ifoto ye ahita yipostinga kuri Instagram yewe avuga ngo Aline Gahongayire yaciye amarenga yuko ashobora kuba twite.
kubera ko yafashe ifoto akahita yishyira nk'uko asanzwe atangaza izindi nkuru. Sinumva abantu bavuga yuko ari ya Irene ariko nawe abaye ari we, ariko si Irene ko afite umugore we. Oya Irene se afite umugore he? Irene ni umusiribateri. Ubizi he? Irene ni umusiribateri. Irene rwose ni umusiribateri kandi nawe ndamwemera, ni umukozi w'Imana. Nta makuru ufite. Nta makuru ufite aho ngaho. Wenda nakatwigarukire kuri iyi foto ya Aline Gahongayire, cyane cyane binagaragara yuko uravuze uti Aline Gahongayire ntago atwite, ashobora kuba yatwite kuko wanitangira urugero ngo nshobora kuba najyamo hariya nkaba nakicara nk'ifotoza. None se reka nkubwire, yego, ejo bundi nta video wabonye y'umuntu uri gutekera ku musozi? Uri gutekera ku musozi? Uri gutekera ubugari ku musozi. Ese niba ari Imana yari yamutumye cyane? Ntago wabonye umuntu uri kurira ikigori ku musozi? Yego. Wemenya ngo kwanza ibintu ndi kuvuga we uranabizi cyane. Yego. Inkuru yose ishobora kuba yatwika kuri social media, yego, umuntu wiyumva kuba yayikora akabone naho yaba ari y'urukozasoni, yego, igamije kumumenyekanisha no kumutwikira bishobora kuba byamuzanira umukati, arabikorana uburenganzira bwe. None se Aline Gahongayire se ntatwite? Ngewe kugeza ubu ngubu ntago nakwemeza akatwita, ariko anatwite yaba ari umugisha. Oya mbabarira kuko Gahongayire, Aline Gahongayire akeneye umwana. Akeneye umwana. Kandi yaranamusengeye. Oya none se afite umugabo? Kubera iki se atabyihanurira? Ose ntago uzi ko Aline Gahongayire ntago uzi ko asigara umuhanuzi. Sigara umuhanuzi. Hari ahantu nabonye ari mabwiriza ari mahanurira abantu. Rero iyo uhanurira abantu rimwe na rimwe hari ubwo ubanza ukiheraho ukihanurira. Oya reka tubanze wenda twereke abantu badukurikiranye. Dore ngiyi iyi foto ngiyi, wowe urabona adatwite cyangwa aratwite? Ariko uzi ko hari abantu bifitiye impano yo kwibyibuhira. Yego. Mu buryo utanamenya. Hari umuntu rwose nzi wigiriye impano yo kwibyibuhira ku buryo buri gihe cyose umuntu atekereza ko ahora atwite. Rero ntago ndi kumuvugira, ntago mperutse guhura na Aline Gahongayire. Yego. Ariko abaye atwite nafatikanya nawe gushima Imana ko umwana yaramukeneye. Hejuru yo kubura, yo kugira ibyaga gapfusha umwana we, Imana imushumbushije ikamuha undi, yaba ari amashimwe akomeye. Navuze ngo uburyo bwose yamubonamo ari umwana atwite yaba ari amashimwe. Kandi yaranamubyaranye na Murindahabi. Yego. Irene. Nabyo byaba byiza kuko bose ni abantu bafite amazina afite imbaraga, ni abantu bafite ubu buryo bwo gukora business kandi zikinjiza. Banabanye byaba ari byiza cyane, waba ari umugisha kuko batera imbere. Se Murindahabi ni umusiribateri. Ntabwo mbizi. Ni umusiribateri. Okay. Wenda tuze kubigira se. Aline Gahongayire ni umusiribateri. Aline Gahongayire yarafite umugabo, wenda umugabo we. Oya, ibyo kuvuga iby'umugabo we nibiki? Ni umusiribateri. Umusiribateri kandi afite umwana. Oya, ni umusiribateri. Umusiribateri kandi atwite, se umusiribateri aratwita. Ariko yego. Ubundi ibi biganiro byo kuvuga ku bantu ko nababwiye ko atari impano yanjye, ubinzana muti. Undi munsi uzumva ufite gahunda yuko tuvuga ku bantu rwose ntuzirirwe umpamagara. Nge ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, ndi umushumba. Abantu bamenyereye mu gusengera abantu no gusengera no kuvuga ijambo ry'Imana. Ibintu byo gusesengura abantu biri kwizivuga. Aline Gahongayire amakuru mfite nuko wenda hari ukuntu muba muziranye hafi ya hato, kandi bumvishe ko hari abantu byacumuje. Wenda abatari bazi amateka ya Aline Gahongayire, yaje kuba yashaka umugabo ndumva 2017 na 17 na 5 gutyo nibwo batandukanye. 2020 na 19 nibwo umugabo we yaje kuba yashaka
undi mugore. Ariko Gahongayire yeze imbuto ntiyahise ashaka, bivuga ngo umugabo niwe wamuhemukiye. Yego. Gahongayire we yarakomeje arasenga, akomeza ahimbaza Imana, akomeza umurimo. Yego. Ubu rero nimba Gahongayire Gahongayire Aline Gahongayire Imana yamushumbushije, kamuha umugabo bakabyara, ni ibintu byiza cyane. Yahubwo nimba koko ayo makuru ariyo, Imana ihabwa icyubahiro, mpaye Imana icyubahiro. Ko Gahongayire Aline Gahongayire yari ihanganye, Aline Gahongayire hari n'ibikorwa byinshi njya mbona agenda akora byiza bijyanye no gufasha abantu. Yego. Bijyanye no kuzirikana abakobwa babyariye mu mago n'abakecuru n'ababyeyi bakuze, ni ibintu byiza cyane. Rero nawe abaye agize umwana rwose yaba ari amashimwe. Ndetse no kubakunzi. Hari komenti umuntu yanditse munsi y'ifoto Murindahabi yari yapostinze kuri Instagram ye, yanditse ngo nukuvuga ngo Aline Gahongayire afunguriye abandi umuryango wo gusambana. Wumvishe? Kubera iki si babyita ubusambanyi, babwirwa n'iki katakoze mariage? Arega abantu benshi ubu ndetse n'ibintu bigezweho, abantu basigaye bagenda bakikurira mariage rwihishwa bakanibanira. Ariko se ku buryo Aline Gahongayire yakora mariage hakabura ifoto nimwe, uburenganzira bwe, hakabura ifoto nimwe umunyamakuru yabona? Aya ibyo kuri social media urabizi, ntago nabivugaho ibintu. Yego, reka dukomeze n'iyi comment. Yongeyeho akantu hepfo ati wasambanye nk'umukozi w'Imana warangiza ukaba proud yabyo. None si yasamba ninde wamufasha asambana? Kubera ko atwite. Ariko abantu binjira mu buzima bw'abantu, ubwo kubera iki binjira mu buzima bw'abantu bakiyibagirwa ubwabo uko bahagaze. Bibiliya iravuga ngo nuhagaze yirinda atagwa. Yego. Urumva? Nemera neza ko pastor yaterwa nkuko n'abakristo baterwa. Yego. Umuhanzi ukomeye yaterwa. Nta muntu n'umwe uriho Satani atashobora kurasa. Namwe se abakozi b'Imana umubiri urabagora. Rero umubiri si umugoro uti. Ari umukozi w'Imana. Umuntu kugeza uyu munsi uri kumushinja ko yasambanye yaramufashe. Nk'uwo muntu amumenya akamujyana mu rukiko, yabazize iki hejuru y'umunwa we. Amushinja ibyaha, urukiko rutamuhamije. We ni igitekerezo yatanga, niba koko yewe umuntu uzanshinja ibyaha urukiko rutamuhamye, yego, nge nzamujyana mu rukiko. Yego ko. Kandi nimba nakoze ikintu ku burenganzira bwanjye, ugashaka kukinjirira, ushaka kunyandagaza, nabyo nzabikurikirana. Nese abantu bazajye barebera amakosa arimo arabera, bararebera si baramuvuga, bamusanze barajya kumuvuga kuri social media, birahindura iki kuri Gahongayire? Nimba koko yaranabikoze, kuza kuri social media ukavuga ko Padiri Olivier nasambanye, ababyumva birabahinduraho iki? Cyangwa icyagira icyo gihindura nuko wansanga ukangira inama ukansengera nkakira uwo mwuka. Ahubwo ni bya bindi navuze igihe twagirana ikiganiro kubatakaga Mutesi ngo agiye gushaka urugo rwa gatatu, babashaka kugira ngo bamutwikireho YouTube bahemba amafaranga atubutse. Ubu ngubu abantu bari kwinjiza agafaranga gatubutse ubu ku rubuga rwa social media, ku mwanya wa mbere harimo haraza Pastor Mutesi, ku mwanya wa kabiri harimo haraza wa mudamu wasambaniye ngo kuri telefone nabyo bidafite ishingiro. Yego. Urumva? Mwese abantu babireke. Ubu ngubu rero Gahongayire nawe agezweho, ni ukuvuga ngo igisate cy'abanyamakuru b'umunwa bagamije kurya ari uko bashyize hanze amafoto y'abantu y'ibihimbano. Urumva? Niwe ubu bagezeho Aline Gahongayire. Rero dukomeze twibaze ngo nidukomeza kujya tuza gutangaza ivugabutumwa rishingiye
mu gusebyana no gusenyana. Ubutumwa bwa nyabwo Yesu yadusabye kuvuga tuzabuvuga ryari? Ubutumwa bwubaka imitima y'abantu tuzabuvuga ryari? Ubutumwa bugaragaza ubutsinzi bw'icyo Yesu yakoze ku musaraba tuzabuvuga ryari? Abavuga butumwa bose babaye basigaye bameze nk'abakinnyi ba komedi kuri YouTube. Ariko wenda abapasitoro nabo bataye umurongo wo kuvuga Bibiliya, barimo kwirirwa basenya abashumba bagenzi babo badafitiye n'amakuru, badafitiye na gihamya. Urumva birababaje muri gospel kuba umuntu witwa ngo ni pasiteri aza kuri YouTube aho kuvuga ijambo ry'Imana. Imana yamusigiye kuvuga, kuza kuvuga abaguye, abatari gukora ibintu neza. Ubuse abantu badukeneyeho gutwika, none se abantu badukeneyeho gusesengura abantu baguye n'abataragwa. Profete umva, abantu badukeneye ijambo ryubaka, ribohora abantu, rikiza abantu imvune zo mu mutima. Reka nkubwire, abantu bararushe, bafite ibintu bibaruhije. Crise économique iruhije abantu, inzara iri kurya abantu, kugwa kw'abantu benshi gushingiye mu bihe twabayemo bya COVID-19, abantu batinjira mu rusengero. Ni ibintu bivunnye abantu. Rero ubu tuvuye muri iki kigeragezo cyo kudasenga kubera COVID-19, twari tugeze igihe noneho tugaragaza, tubwiriza abantu ijambo ry'Imana riza n'ububyutse bubahindurira kwakira imbaraga z'Imana, imbaraga zibafasha gukomera mu byo bizeye. Yego. Ariko abapasitoro, abavuga butumwa nibaza bari kuri Aline Gahongayire, nibaza baje gusenya Pastor Mutesi, nibaza baje gusenya Padiri Olivier, wagize gutya wabaye gutya na gutya, ijambo ry'Imana rizavugwa ryari? Wenda hano reka tubanze dusome iyi comment kugira ngo tuze kugerana kuri abo bavuga butumwa tunasatira n'umusozo. Hari undi muntu wanditse comment aravuga ngo none se munyibutse yakoze ubukwe byemewe n'amategeko cyangwa ni bimwe by'abavuga butumwa b'iyi minsi? Bigaragare ko b'iyi minsi y'imperuka, bigaragare yuko uyu muntu ashobora kuba afite amakuru yuko abavuga butumwa b'iyi minsi barimo baratakaza inzira y'ivuga butumwa. Nibategereze icyo Aline Gahongayire we ubwe azatangaza, ko nawe ntekereza ubu ntaravuga, arindiriye ko bamutwika. Ubundi umuhanga arindira ko bamutwika akaza avuga ukuri hanyuma. Urumva? Ariko ngewe rwose ukuntu nkunda Aline Gahongayire n'indirimbo ze, ngewe abayatwite nabishimira Imana, ku mwana aramukeneye. Urumva? Ukuri nyakuri kuzavugwa na nyiri kuvugwa akatwite. Noneho abavuga ko Murindahabi ari we wamuteye inda, nawe ubwe nawe afite umunwa Murindahabi uramuzi, Elen nawe azitangariza ukuri kwa nyako. Ariko ibyo abantu baza bagatwika kubera ifoto babonye Murindahabi ya postinze, Aline Gahongayire ya postinze, ntabwo ariko kuri, ntabwo ariko gusobanuye ukuri. Abantu ibyo babonera hano kuri social media bajye babifata nk'ibintu by'ubutwiko ahanini. Ariko ikintu umuntu yivugiye live, aba ari cyo bajya bafata nk'ukuri. Ntabwo Aline Gahongayire yaje ngavuga ati jewe wenda ndashimira Imana ko nari ntegereje umwana ubu nkaba naratwise. We wagize ati wenda ngo babifate mu wagize ngasigaye ari umuhanuzi buraye ngo yihanuriye kubyara. Ashobora no kwihanurira kubyara, agafata kunda kuri, agafata kunda kuri. Yego. Murindahabi nawe nabonye ku isimbi Sabe avuga ati aha Elen ashize hanze ko yifuje kubana na Aline asabye urukundo Aline Gahongayire. Ubwo rero mu by'ukuri abantu nibategereze. Nge sindi umuvugizi wa Aline Gahongayire, sindi umuvugizi wa Murindahabi, ahubwo abantu nibategereze. Ariko ibyerekeranye n'ibintu bivugirwa ahangaha, aha ni ku kazi.
aha ni ku isoko ry'amashusho abantu bacuruza bakabona bagahembwa bakamamara ntabwo rero aha ngaho ukuri kutagaragajwe na nyir'ukuri ntabwo kuba kuzuye wenda ijambo rya ibinyoma ni ukuvuga ngo ngewe reka mvuge gutya akenshi ibintu bivugirwa hano kuri YouTube ibyinshi bari ibinyoma nkurikije ibyo nanditsweho hari aho nanditsweho ngo nasambanye na n'umubikira warabibonye hari aho bigeze banyanditseho ibintu byinshi bidafite aho bihurira n'ukuri bivuga ngo rero aha ngaha ibintu byanya hanini biba ari ubutwika kugira ngo mubone amafaranga ariko nko ku gisate cya gospel bari abatwika bo n'ubundi basanzwe ari abatwitsi ari social nyine urumva abavuga butumwa abapastor abantu bari ku gisate cya gospel bari bakwiriye gutandukana n'abatwitsi nyirizina ko nka Murindahabi ni umunyamakuru bariya Aline Gahongayire ni abanyamakuru kuri televiziyo y'u Rwanda ni abantu bafitemo nosiyo y'ubunyamakuru ni abantu bakora itangazamakuru ariko si noneho nk'umuntu ugira gutya si umunyamakuru ntari no ku rwego rwa Aline Gahongayire ntari no ku rwego rwa Murindahabi ntari ku rwego rwa Pastor Mutesi araje asesenguye ibya Aline Gahongayire ibya Murindahabi ibya Pastor Mutesi ntibaziranye ntaho bahurira nta nubwo aranamusuza ntaranakandagira no ku kazi ke ariko umuntu arihandagaje agiye kuvuga amavu n'amavuko y'umuntu atazi background urumva ni ikibazo gikomeye reka dushimire abantu bari badukurikiranye bakunda gukurikirana hano kuri Tabarwa TV ijambo ry'ihumure ritwinjiza mu mwaka wa 2023 nirihe nuko wanyimye umwanya ubundi nari naje mfite ubuhanuzi bukomeye ejo nawe urumva harabura iminsi igera kuri 2 kugira ngo dukandagire 2023 ijambo rya gihanuzi abantu bakiriho bagihumeka bagisenga Imana ikumva uyu mwaka wa 2023 ni umwaka wo guhembuka ni umwaka wo gusubirana ibyo mwanyazwe ni umwaka abarwayi mugiye gukira mwari mumaranye indwara zikomeye z'ibikatu mwumvaga zari kuzabahitana uyu mwaka oya ni umwaka Yesu agiye gukiza abantu ni umwaka Yesu agiye guhakaza abashomeri ni umwaka za mariage zigiye kuba nyinshi ni umwaka abantu bagiye guseka abantu bagiye kwishima abantu bagiye gutera imbere ariko ni n'umwaka nanone uzafunga abantu baza guhagurukira abandi kuri social media ni umwaka abantu batazitwaramo neza bazahuriramo n'ibibazo bashobora kuzawurangiriza muri gereza n'ahandi hatandukanye ariko dushimire abantu bahora badukurikira umunsi kundi bakunda ibiganiro byacu kandi mwandike comment kugira ngo bidufashe gukomeza kumenya icyo mushaka n'icyo twabakorera Imana ibaha umugisha rero mubane n'Imana shalom